ahubwo abantu ndi kurenganya ndi kurebaho nkavuga nti nabo ubwabo nta bwenge. Abantu mushobora kwicara mukagura mega zanyu mutanze amafaranga yanyu bro, mukagura mega zanyu mukajya kureba bira bigarasha, mukajya kureba ziranyanga Rwanda, mukajya kureba ziranyanga abayobozi, mukajya kureba biriya bicucu biriya bihwinini bitazi icyo bikora. Donc nababwiye ikintu cya mbere, hari depression uba waragize ituma uvuga ibyo byose, ujya kwitereka mu bimogi ukanywa ibyo byose ukaza ukavuga ibyo bintu byose biboneye ku gihugu utazi utabamo. Kabiri, bari hanze babashuka, babongoza babashuka, araguhereza ubudolari 200 akakubwira ngo itereka uvuge ibi nibi. Wareba inzara ufite iri kugutsinda mu ibyo bihugu bibereye, mwagiye muba nka Samusure we yarabibonye aravuga ati reka nigarukire mu Rwanda bro. Yes, reka nsusugana wifurize ibihe byiza. Wakoze subscribe kuri BM Empire. Nawe turekona dizera ko ugiye kuyikora kunyanga tubana 5 kuri 5. Manzi Imana manzi yamuza Masadonda. Banyarwanda kazi magingwa yangaya mbere yo kugira ngo ntangire cyangwa se mbabwira gahinda ngewe nagize cyangwa se gahinda maranye iminsi na za trauma maranye iminsi, reka mbanze mbashimire ndetse n'abasuhuza mwebwe muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abari muri Amerika, Australia, Canada, Asia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, cyane abari imbere hano mu gihugu. Mbere yo kugira ngo ngire icyo mbabwira cyane kubyerekeye na trauma cyangwa se agahinda maranye iminsi, reka manze mbabwire ngo iki gihugu ni cyiza boro. Dufite igihugu cyiza, nkuko wenda hari igihe tugira ibyo bita ngo na amareshya mugeni cyangwa se amashyingo cyangwa se kwamamaza ibidahari. Mu by'ukuri ibi bintu birahari. Igihugu cyacu gifite ubuyobozi bwiza, igihugu cyacu gifite amahoro, umutekano n'ibindi bigiye bitandukanye ngira ngo tuzimwe iki gihugu. Igihugu cyacu gifite iterambere bro. Buriya dusubiye inyuma gato cyane mu mateka u Rwanda rwagize, twabonye iyo ngewe ndi gukurikira nkareba nk'ama video yafashwe mu 1980 nkareba igihugu kuntu cyari kimeze, kiyobowe n'aba perezida harimo Habyarimana, ba Dominique ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ngira ngo mwarabibonye bro. Uburyo kubona umuturage wiyubakiye etage, kubona imihanda, kubona ibikorwa remezo, physical properties bigaragarira amaso ya rubanda, kubona infrastructures mugena mubona imihanda, tugenda tubona amavuriro ndetse n'ibindi n'amashuri n'ibindi byose. Ngira ngo murabizi mbere ho gatoya igihugu kiyobowe na Habyarimana, urukuvo iki gihugu witwaga umukobwa nta jambo yari afite cyangwa se umugore, ndetse higaga abahungu gusa. Tuvanye ku irondabwoko cyangwa se gucamo amacakubiri mu bantu, ku buryo higaga nyine bene bwoko runaka. Wenda tujye mu bitsina, tugiye mu bitsina twasangaga icyo gihe umuhungu ari we wahabwaga ijambo cyane, niwe wajyaga mu bikorwa rusange byerekeranye n'igihugu, harimo kwigisha, harimo kuba wenda umunanka babita bakikamerama bariya barinda igihugu babita ingabo, kuba ingabo, kujya no mu bindi bikorwa ubuyobozi n'ibindi bigiye bitandukanye wasangagamo abahungu gusa. Ariko ubu tuvugana nawe ngira ngo urabona ko ikintu cya mbere cyabanje kubaho, habanje kubaho cyitwa gender balance. Noneho gender balance ihera mu bayobozi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mwagiye mubibona. Ikinteye kuvuga ibi rero, mbere yo kugira ngo ngire ikintu gituma nkomeza, kuko ndakora ikiganiro pe ntago kirarenza iminota 10, ariko muraza gukuramo akanyu kuba twe nk'abanyarwanda
twicara tukavuga tuti igihugu turimo ni igihugu cy'umutekano, bazakugeze muri Sudani cyangwa se muri Kongo cyangwa se no mu bindi bihugu muzi, bazakugeze mu Burundi, bazakugeze mu Burundi uratwara uragenda n'imodoka, wagenda n'imodoka mu gihe uparitse ahantu ugasanga imodoka yawe barayitwitse bro, ukabura umuntu yitwitse. Muri Kongo niko bimeze, n'ahandi hagiye hatandukanye, tuvanyeho ngo wenda harimo n'intambara cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye bibayo bijyanye n'ubwumvikane bukeya, conflict, amakimbirane runaka. Tuvanyeho ibyo, ubundi bazakugeza muri Zambia. Muri Zambia n'ahantu bro, n'ahantu umugore ashobora kujya kubyara, yajya kubyara iriya ya nyuma nyanga abagore murayizi, iriya ya nyuma bakayiguha ngo yitware, ntaho dufite ho kuyishyira. Icyo gihugu nk'icyo ngicyo rero nawe ngira ngo urabyumva, ibihugu byinshi bigiye bitandukanye nuko nk'uko bafatamo abaturage bayo. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda icyitwa umuturage kiri ku isonga. Wiyumvire kano kantu, ikinteye kuvuga ibi bintu bro, dukoresha imbuga nkoranyambaga kandi turi urubyiruko, abafite abana bafite abana, abafite umuryango bafite umuryango, uko biri kose. Kandi abo bana turi kugenda tubyara muri iki gihe bavukira muri digital cyangwa se digital, aho bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ukajya kumva ijambo rivuga ngo abantu barishwe muri 94, ariko ikibazo nyine nuko ari imvange, ntabwo wamenya ngo ninde wishe. Ese uri umuki? Haba umututsi n'umuhutu, uri iki muri abo? Njyewe ndi umuhutu kuri mama na dada, ariko ikibazo nta data yari yarishwe. Niba yarishwe nk'umututsi, niba yarishwe nk'umuhutu simbizi. Nese ubwo ndi ikigarashe, nese uri iki? Ndi ikigarashe rwose, kuko akaje kagira gate karemerwa. Tukiraho twize amateka, twabonye amateka, abantu bavutse nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda. Noneho ibintu biri kumbabaza cyangwa se ibintu biri guhangayikisha abantu cyane, bano bantu bari kujya kuri izi mbuga nkoranyambaga bakavuga ibintu nk'ibi ngibi, usanga ari abana bari munsi y'imyaka 30, kandi burya abari munsi, donc umwana wavutse mu 2000 afite imyaka 26. Urumva uwavutse 99 afite 27, uwavutse 98 afite 28, uwavutse 96 afite imyaka 30, uwavutse 95 afite imyaka 31. Noneho ugasanga 94 abenshi bavuga ibi bintu nta wavutse, byoza nta n'uwavutse 94, n'ababivuga benshi nta n'uwavutse 95 byibuza ngo asange ayo mahano ararangiye mu gihugu, noneho igihugu kiri gukorwa neza, byibuza ngo anabaze. Kandi icyo gihe waba yanavutse icyo gihe ntago yabona ibyo avuga. Muri make ibintu byose aba bantu bitereka bakavuga ku makamera biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kugendera mu kigare, ukagenda mu kigare ugendeye ku by'amateka wowe wize, ukagendera ku byo wagiye ubwirwa wenda n'abiwanyu batemera igihugu, bahakana, bapfobya n'ibindi bigiye bitandukanye. So yamara kugendera kw'icyo, muri icyo kigare agapfa guhurutura akavuga ibyo abonye atanabizi. Icya kabiri, inzara. Iyi nzara, iri zuba biradukoraho bro. Iyi nzara nge ntago naza ngo ngiye kuri kamera nge kumentioninga umuntu cyangwa se ngo mutuke cyangwa se ngo mubwire nabi, gusa nabyo hagize umuntu unsubiza yaba afite ikibazo, urangiye ni kugushotora wowe ubizi. Ntago nakumentioninga kuko abenshi mu bivuga muri iyizi, hariho benshi mukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane abari mu bihugu bigiye bitandukanye nk'iyo za Amerika, bagiriye ayo mahirwe. Nagira amahirwe yo kujya muri Amerika nkajya mw'ubu busutwa, reka uburyo nazagenza mu Rwanda abo nasize bakanyakira nk'umwami, nzanye icyo bita $1 bro, uri kubyumva? Nkicara mu kabara rwose nkavuga nti nanjye mvuye muri Amerika, ndo mu diaspora. Ariko ngana we mbwira umuntu yibereye muri Amerika
niho atuye nangwa se nihaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agatangira kwitereka ngo akavuga ibintu nyine ntabasha gusubiramo. Ukurikiranye amateka yabo rero usanga kugira ngo ahure n'icyo kibazo yabanje kubaho marine cyangwa se abanza kubaho imbobo, ntabwo ntinya kubivuga, yabanje kubaho imbobo, hanyuma mu kubaho imbobo agirira feva, amaze kugira feva ubuzima busa nk'ubuhindutse, noneho bigezemo hagati ubuzima buramucanga, bukimara kumucanga ahita agira depression bro. Mu kugira depression rero niko guhita akorerwamo n'izo za Nyabingi, niko nabitekereza, kuko uwitwa Nahimana Thomas Nyabingi, abitwa ba Mwimayire ni Nyabingi, abitwa ba nakakiranya Mukankiku Nyabingi, n'izindi ngegera zose ziri mu bice bigiye bitandukanye hakurya iyo ngiyo zirirwa zibuhwisa. Noneho bakoze ikintu bita ngo bagiye gukorera conference, ngo bakorere conference leta y'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda. Buriya umuntu wese ntazigera nihanganira n'undi wese unkomokaho cyangwa se undi wese tubyumva kimwe atazigera yihanganira, ni umuntu ushobora gusebya igihugu cy'u Rwanda kandi umuntu akirimo, noneho agasebya abayobozi b'u Rwanda kandi aribo batureberera buri kimwe. Niba mva hano mu rugo nkagenda nkaza kugaruka, niba ngewe nta muntu uza nga ndarire ku gipangu agitera, mu gihe nabaye mu bihugu, kuko nabaye muri Nigeria, mba no muri niyo Kongo nagiyeyo, mba Uganda no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. So ibyo bihugu uretse wenda Uganda nabonye bagerageza gato, ariko ibindi bihugu ujya kumva uraryamye, umuntu ntiwamenya aho yanyuze, ntiwamenya ibiti, kumva ari kugutera, ari kugusaka gukinguza ngo kingura, gira gute, umutekano muke, insecurity. Urumva rero hano niba dufite security, ugakora ku muturage, ugahita ubona uko intama zambarwa, wowe ukagenda ukitereka ukavuga ibyo wiboneye byose, bro, ntago nzakwihanganira. Ikindi gisigaye nagira ngo mbe nababwira ibintu ndi kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga biri kuntera allergie. Uri kumva bro, biri kuntera allergie, bikantera umutima mubi. N'aba bantu noneho batoroka igihugu bakakivamo, bamara kukivamo bakajya iyo kubutabuta no kubudabunda za Uganda n'andi, barangiza bagashyiraho kamera bagakoresha izi Nyangarwanda. Namwe ndi kugenda mbashyira ku rutonde, ndaza mbakorera episode bro, kuko ibi bintu rwose ni ibintu bidasobanutse, ni ibintu bitameze neza. Nabonye ariko abantu ni igiki bikanze, wenda nsoza kino kiganiro, ni igiki abantu bikanze. Ngenagira ngo mbabwire depression mfite, mbabwire n'uburyo ndi kugenda mbonamo ibintu, n'aba bantu ndi kugenda mbona bavuga ibintu. Turaje tubahagurukire bro, turaje tubahagurukire. Ariko wenda ngarutse inyuma gato, ntago ndenganya ba nyiri platform, nta nubwo nshobora kurenganya abo bantu baza bakitereka kuri platform bakavuga ibyo babonye, ahubwo abantu ndi kurenganya, ndi kurebaho nkavuga nti nabo ubwabo nta bwenge. Abantu mushobora kwicara mukagura mega zanyu, mutanze amafaranga yanyu bro, mukagura mega zanyu, mukajya kureba biriya bigarasha, mukajya kureba ziriya Nyangarwanda, mukajya kureba ziriya nyanga abayobozi, mukajya kureba biriya bicucu, biriya bihwinini bitazi icyo bikora. Donc nababwiye ikintu cya mbere, hari depression uba waragize ituma uvuga ibyo byose, ujya kwitereka ngo ibimogi ukanywa ibyo byose, ukaza ukavuga ibyo bintu byose biboneye ku gihugu utazi utabamo. Kabiri, bari hanze babashuka, babongoza babashuka, araguhereza ubudolari 200 akakubwira ngo itereka uvuge ibi n'ibi. Wareba inzara ufite iri kugutsinda mu ibyo bihugu bibereyemo. Mwagiye muba nka Samusure we yarabibonye, aravuga atereka nigarukire mu Rwanda bro. Nawe garuka turakwakira, ngwino turakwakira. Gutoroka bibaho, guhunga bibaho, ariko noneho icyaha cya mbere gutoroka igihugu ntawe ukwirukanye. Icyaha cya kabiri, ukimara gutoroka ugiye kuvugaguzwa ibyo ubonye. Ibyo nuko
ibyo bintu rero biri kumbabaza, ariko abantu bari kubikora bumve ko natwe ubwacu turi kubireba gutya ntitubirebere, turi kubashyira ku rutonde. vuba ndaza mbamenshoninga, nimushaka mugabanye ibintu murimo, ntago ari byo. Niba waragira amahirwe yo kubona aga platform abantu bakagukurikira, vuga ibintu bizima kandi byubaka igihugu, bikomeza kuvuga ibintu bisenya. Reka mbashimire cyane rero, ngewe iyo depression ntago nari kubura kuza kuyibwira abakunzi ba BMA Empire, mbabwire uburyo ki tugiye guhagurukira abantu nk'aba ngaha, hanyuma nibamara kubona ko ntaho bagihagaze, ko biri kose bazamenya ubwenge, ibintu babyihorere, kuko ntago ushobora kuva hano ntawe ukwirukanye, nta kiguhungishije, hanyuma ukitereka ukavuga ibintu byose wiboneye. Ubwo rero ko byagenda kose n'iwanyu tuzagerayo, tumenye amateka yawe bro, tumenye amateka yawe, nikomeze kugenda neza. Ndizera ko rero munyumvishe ibyo nari nshatse kuvuga. Mukomeze mubane nanjye, mubane natwe, BMA Empire muyishyigikire igere kure, ubundi nze mbazanire ibintu bicukumbuye, ibintu bigende neza. Nimanzi Imana, mazi ya mwiza Masadona, ndabakunda.